nkora kuri Yongwe TV. Nzi byinshi bya Pastor Yongwe. Rero nzizera buriya yariye Yongwe. Hariya Yongwe atese kandi muri amafaranga menshi byatari. Anabyo byatumye nyine ntanjya no gutekereza sinzizera. Ubundi ni muntu ki ukora bino bintu. Yabeshye Yongwe agiye gushinga televiziyo. Yuko agiye kumushakira lisansi. Yongwe yazana imbumbi aramuhereza ngo genda uyizane. Nzizera azana igicupuri. Noneho uranzizera none yariye Yongwe inzu ya etage iri kwirebera. Byagujije amafaranga. Ayo mafaranga angana na miliyoni 217. Akurikiranweho ibyaha byo gukoresha inyandiko yahinduwe cyangwa irimo ibinyoma, kubeshya umuntu mwagiranye amasezerano, kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe amayeri no gutanga sheke zitazigamiwe. Ariko uretse ibyo ndegwa hari n'ibindi nakoze birimo amanyanga. Numva navugira rimwe aho nasabye umwenda wa miliyoni 200 nza gutanga ingwate zitarizo. Uyu witwa Saidi yagiye kuri banke kureba Ngoga Alani, kandi ndaza kubereka aho Equity Bank irega Ngoga Alani na Nzizera kwiba banke. Hari na sheke ebyiri nahaye umuntu umwe Mupenda Ramazani. Yari hari iya 3,500. Badura ngo Mupenda Ramazani yamuhaye iya 3,500 ramuzi. Bwana amacamanza nzifite indi document, noneho nawe ikuzana. Nzazana document igaragaza amanyanga nawe wakoze muri urukiko, ubujura nawe wafatanyijemo na Nzizera. Ubona gufite ubwago ukashaka kugukubitisha ahubwo kunyicisha. Reka mbahereze ikaze bakunzi ba BigTown TV, mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus. Uyu munsi nzanye n'umuntu wambaye fresh cyane, wifunze neza cyane kuva hasi kugera hejuru. Ngwaye ikaze. Wakoze cyane. Meze neza? Ndaho. Ndashimira Imana. No kuri mikoro za BigTown TV. Siko maheruka kera bana. Heruka kera cyane. Okay. Bakwita ngo iki se? Yitwa Amani Atari Ndayisenga. Amani Atari Ndayisenga. Ubwo Atari ngiri bacanga. Najya kumva munanyise Hatari. Nanjye none nangize ngo ni Hatari. Nangize ngo ni Hatari. Ni Atari. Niko? Ngemeruka amakuru yawe wo bita Pastor Claude gutuka igitutsi ku babyeyi bombi. Ariko asanzwe. Niko asanzwe gutese. Asanzwe nyine yamize. Basabye imbabazi yanabasabye imbabazi da. Amagaye muzehara musaba imbabazi. Bigenda neza. Asa Pastor Claude yarakujije iki buriya? Naye busizi ikintu yarampoye. Yagutya bagututse ku babyeyi bo mu muntu w'umupasteur. Ubundi hari nawe yakoze rere. Aragutuka umuntu w'Imana. Ako nawe warukoze rere. Yes. Ngo ari umushinje ko ari wafungishije Yongwe. Bisi kwanditse tutaranabivuga. Ni byari bimurimo. Nese aragutukiye ikibunda. Cyo. Umva. Claude nawe nakoze ibiganiro bimuvugaho. Ariko nkagaragaza nyine uburyo we nawe afite uruhare mu gusenya Yongwe. Kandi byaragaragaraga. Aho mu biganiro bakoraga bane n'ubundi nawe yarafitanye nawe. Ni ibintu byagaragaraga. Iwe rero birangira nyine antutse. Akora ko umuntu yafata umwanya we akabafasha ngakoresha contribution kugira ngo mubone avoka, hangiza namwe mukamutuka nako byibashye. Iyo contribution Yongwe yari yabuze amafaranga. None se nimba atari yabuze bari mu biki? Kabirani. Ngiye nago abonye ko we na Saro ngo bafashe umwanya bagateranya amafaranga yo gushakira umwavoka Yongwe. Nese nyine ikibazo. Niba icyo cyari gikorwa cyiza bo ku giti cyabo yo baza kubikora mu buryo bugaragara neza. Ariko nanone abantu ntibatswe ubwo bufasha. Uwo mwavoka ntago Yongwe yabuze umwavoka. Yari afite umwavoka nyine babonye ko naburaniwe n'abavoka babiri. Kandi nta wa Pastor Claude wari urimo. Abo nkibaza nkuko nabisobanuraga, iyo kiza ko bari igikorwa ubwabo bavuze ati ntago twizeye ubutabera bwa Yongwe,
reka dushyireho natwe ubundi mwavoka ariko batavuze ngo Yongwe yabuze umwavoka ngo televiziyo yabuze umwavoka ibaze ukuntu televiziyo ingana kuriya ese abantu b'inshuti za Yongwe n'abakozi muri rusange bananiwe kwishyura umwavoka bikaba bibi naho wakurikizaho n'amateka icyagendaga duha hagati ya Yongwe na Claude ndetse na Sarongo ugasanga nabyo ntabwo bihagaze neza wareba n'amagambo nabwo Claude yavugaga ukabona nabyo ubwabyo bamubwira umuntu ari kugufasha ariko akanaguteza n'abantu yamutezaga nk'abantu gutese ubwo niba yavuga ngo kwa Yongwe inzara yavuze ubuhuha akajya akavuga ngo babuze umwavoka ahubwo akajya ni ibintu byinshi cyane kandi Claude ho nanaretse no kongera no kumuvugaho ko cyambere cyo abantu baranyumvishije kandi babonye ibyo navugaga ko byari bifite impamvu nuko ngo babigenza bityo ariko nanone nyine ubwo urumva ukuntu umuntu w'umugabo bamutuka ese una amagambo yagututse bira wasubiramo da njye aho gusubwa urumva nanayibuka ariko njye niko na kira kiganiro cya Pastor Claude ndetse na Sarongo barimo bavuga ati reka bafashe Yongwe njye nabibonye nk'igikorwa cy'urukundo kuba bafasha umuntu utishoboye cyangwa se umuntu wafunze byakurikiyeho erega nanjye erega reka mbaza nari amafaranga amugezeho uko kandi nyine ibyo ndi kukubwira iyo abo umwavoka bashatse bakusanyije amafaranga bagahereza Bibiane mabuja sibyo ngo wishyure umwavoka ariko wowe ufashe umwavoka sibyo umuhaye yawe mabwiriza nta nahuye n'umuryango w'uwo muntu ngo bavugane sibyo ufashe amafaranga urayatanze ntitunabizi niba koko yaratanzwe by'abantu babyumve neza pe na Sarongo yarabivuze mu kiganiro yakoze icyambere yavuze ko ngiyewe nta kintu mpfa na Sarongo kayibura nta n'ikintu napfa na Pastor Claude ahubwo ibyo bakoze nibyo nasobanuraga muri akarasi kari agatwiko bari kwitwikira ari Pastor Claude na Sarongo ura nagatwiko ndebye mu buryo bubiri Sarongo niba wenda akoze nk'ikiganiro usibye hanyuma y'uwo mutima wo gufasha ariko hari abantu ari bureme undi mutima wuko agira ibikorwa byiza by'urukundo bibe byanamutiza n'imbaraga mu kazi ke kandi nk'umuntu uzi ibintu bye no kwamamaza icyo ni icyambere icya kabiri wenda yafashije umuntu ku mutima ariko sinumva uburyo Sarongo nubwo afite umutima mwiza ngira ngo uzi ibibazo yajyanye na Yongwe kera sinakeraga nivuga ibibazo bari bafite kugeza na n'ubu ntago bo ubwabo bahuza akaba ari utera intambwe ya mbere mu gutanga 250 byo mu avoka na Claude afite ikibazo na Yongwe nawe agatanga andi 250 mu umuntu utekereza biri primaire akareka twikomereze ubu ngubu uyu munsi wavuze ati reka tuze gufata umwanya tuvuge ku rubanza rwo bita NZIZERA Aimable Aimable muhitinzi wa danje umuhitinzi mu kiko nge namuzi ubundi NZIZERA Aimable niwe muhitinzi niwe muntu nabonye uri mapanzi mapanzi afite papuro bingana nibyo nigiyeho primaire na secondaire na kaminuza byose umushandiko ye papuro birimo iki birimo NZIZERA Aimable umuzanye mu mapuro NZIZERA muzanye mu mapuro ese NZIZERA Aimable uri kumushaka hiki wa mugabo waruzi ko 80% y'ibintu natekerezaga kuri NZIZERA nagezeho wenda uburyo namwumvaga NZIZERA uburyo nabonye imikorere ye ariko nyimara gufata umwanzuro wo kumwiga NZIZERA mvuga ati se ubundi NZIZERA buri gihe ni muntu ki reka ngaruka inyuma ho gato kugira ngo abantu bamenye impamvu NZIZERA namwizeho urumva ngewe nkora kuri Yongwe TV nzi byinshi bya Pastor Yongwe by'ingenzi hari n'ibindi ntazi rero NZIZERA buriya yariye Yongwe hariya Yongwe atese kandi muri ya mafaranga menshi byatari nabyo byatumye nyine ntangira no gutekereza NZIZERA ubundi ni muntu ki ukora bino bintu
kuko NZIZERA yabeshye Yongwe agiye gushinga televiziyo yuko agiye kumushakira lisansi lisansi ya televiziyo amubwira ko ngo bihagaze miliyoni 20 Yongwe yazana imbumbi aramuhereza ngo genda uyizane NZIZERA azana igicupuri azana icyeditingano yego Yongwe kijyanye muri rura wasanga NZIZERA muri yacyo birangira bitese byarangiye nyine NZIZERA muri bamuhaye nta yindi lisansi ubwo lisansi nyine Yongwe yamenye ko hari izindi nzira bicamo kuyobona lisansi azica marayihabwa ko se none bagufatanye igipapuro mimbano ko nzi kubihanirwa Yongwe nagihana ari icyo gihe rwose yarabisobanuye noneho hazamo NZIZERA nta ngaruka byamugizeho se kuri icyo gihe nta ngaruka nta ngaruka noneho uriya NZIZERA none yariye Yongwe inzu ya etaje iri kwirebera abana nziza kubi arayemujya nayo irahera nicyo cyatumye ntekereza kuri NZIZERA ariko nanone nkurikirana imanza yagiye aburana ndetse n'ahantu n'amasoko yagiye akora ko NZIZERA ni rwiyemezamirimo usanga ni ibintu birebire byinshi pe ndaguha urugero NZIZERA ushobora kumuvuga ugahera ku wa mbere ku itariki ya mbere ubwo nuguhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2024 ukazageza 2025 nabwo ku itariki ya mbere utaramurangiza ntabwo bishoboka ko waba umurangije kubera iki se kubera ibikorwa yakoze byiza ahubwo bibi kurushaho sibyo niba nta muntu atagira ibibi n'ibyiza oya hari abantu bagira ibikorwa bibi sinzi barabonye ikiganiro wenda nuza wa mu pasteur wigeze no gukora kuri BTN yitwa nde uramubonye pasteur wowe ufite nuza niba ari Isaro ufite cyane yitwa Isaro ndango muze wo pasteur nawe yamukoze nk'ibyo yakoze Yongwe nawe mubwira ko bagiye gufatanya televiziyo mu miliyoni zirenga 10 uzari biki kiganiro zacyumva ase umuntu akurya miliyoni zirenga 10-20 zikabura mu buryo zikurikirana umuntu akazikurya burundu none ngiye kukwereka abariwe miliyoni zirenga 300 arenga 300 baziribwa nande na NZIZERA nereka ture kaduhere ku rubanza rwa Equity na NZIZERA sibyo ndaza no kugera ku rubanza rw'aka kanya ubu NZIZERA ari kuburana nje twirirwa tujyamo ibi byihishe inyuma ndetse n'ibikubiye muri izo manza urumva NZIZERA Aimable mwene Nyirankindi uramuzi Nyirinkindi Celestine na Mukabarisa Domina bari baba mubyara yavutse mu 1980 utuye mu mudugudu wa Rwerankori akagari ka Nyenyeri umurenge wa Kigarama aho niho yaratuye wenda ashobora no kuba yarimutse n'inshuro 40 byagujije amafaranga muri Equity Bank ayo mafaranga angana na miliyoni 217 ayo mafaranga yari ayo gukoresha mu kubaka ikigo nderabuzima cya Nyamiyaga icyo kigo nderabuzima cya Nyamiyaga NZIZERA nta nubwo yakirangije yaguje miliyoni 217 aziguza muri Equity Bank izo miliyoni 217 kugira ngo wumve imiterere y'uru rubanza ukuntu buriya yari iteye NZIZERA Aimable akurikiranweho ibyaha byo gukoresha inyandiko yahinduwe cyangwa irimo ibinyoma kubeshya umuntu mwagiranye amasezerano kwambura ikintu cy'undi hakoreshejwe amayeri no gutanga sheke zitazigamiwe bikavugwa ko kuwa 26 z'ukwezi kwa 3 2018 Equity Bank Limited yamuhaye umwenda ubwo ni inguzanyo wa miliyoni 217 yo gukoresha mu kubaka ikigo nderabuzima cya Nyamiyaga ko mu guhabwa iyo nguzanyo yatanze igenagaciro z'ingwate zirimo ibinyoma wumve ko umutungo wanditse kuri UPI 2 karongo 201 karongo 201
33,98 wari ufite agaciro ka miliyoni 3,751,051 n'amafaranga 872 ariko ashyiraho inzu byegeranye. Urumva yafashe indi nzu byegeranye iri mu kindi kibanza gikurikira gifite UPI 300 gifite UPI 33,99 ya yindi wibuka ko yari ifite UPI yari ifite UPI 33,98 zari zegeranye. Ashyiraho rero iyo nzu yari ifite agaciro ka miliyoni 71. Urumva iyo Photoshop ahanga hita wumva umuntu uzi ku editing baze gufata inzu urumva inzu y'agaciro ka miliyoni 3 ni nk'aka koni karimo ashyiraho miliyoni 31 ashyiraho agaciro ka miliyoni 71 ariko yateretsemo ifoto y'indi nzu byegeranye. Bivugwa ko umutungo yatanzeho ingwate ufite kabiri akarongo kaberamye 01 akarongo kaberamye 05 akarongo kaberamye 34,98 yavuze ko yawutijwe na Dushimirimana Pierre na Mukantaganira Beata kandi atari byo. Shiti yanjye n'urubanza rwose sibyo turebe urubanza nguru urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri i Nyarugenge ruhaburanishiriza imanza z'ishinjabyaha ruciye mu ruhame urubanza LP 0091 akarongo kaberamye 2018 TGI NAG ubuni Nyarugenge n'ubundi none kuwa 13 z'ukwezi kwa 12 2018 asizo mapuro zikuye turaza kuhagera. Urumva ko dushimira Imana ndetse na Mukantaganira Nzizera yavuze ko bamutije ingwate kandi atari byo sibyo. Kandi avuga ko ikindi kandi atari byo ko n'umutungo uri muri UPI rimwe akarongo kaberamye 02 akarongo kaberamye 11 akarongo kaberamye 2 akarongo kaberamye 23,18 yavuze ko yawutijwe na Kiza Vincent na Uwase Jose kandi batarigeze bawumutiza ko kandi yahaye Siboniyo Paul sheke itazigamiwe ya miliyoni 40. Uri kumva? Ndakumva cyane. Hamwe n'indi sibyo ya miliyoni 35 yahaye Kiza Vincent niyo yahaye Tuyisenge Solange ya miliyoni 2,945 zose zitazigamiwe. Uri kumva? Nzizera Aimable rero aregwa ibyo byaha hashingiwe kukuba hari sheke yatanze zitazigamiwe kuba ubwo icyo ni cyambere sheke zitazigamiwe kuba harakozwe igenagaciro ririmo ibinyoma hashingiye kuri UPI 33,98 y'uwitwa Nyirarukundo Venansia hakagaragazwa ko inzu irimo ifite agaciro ka miliyoni 71,333,880 kandi mu by'ukuri ifite agaciro ka miliyoni 3,751 n'amafaranga 872. Twajyanye urumva ayo mafaranga ukuntu angana Equity iba imuhaye miliyoni 270 217 yamuhaye. Nzizera rero Nzizera Aimable aregwa ibyo byaha hashingiwe no kuba mwibazwa rye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yaremeye ko yatanze ingwate y'inzu
ifite agaciro ka miliyoni 71 ka miliyoni 71 n'ibihumbi 36,880 hashingiwe ku igenagaciro ryakozwe na Karemera Romardi kandi ifite agaciro ka miliyoni 3 n'ibihumbi 751 amafaranga 878. Bivuze ngo ikinyoni kirimo aho hagati ni hafi miliyoni 68 n'amafaranga arenga, sibyo? Ko iyo nzu ifite UPI 33,99 ariyo yashyize kuri UPI 33,98 bivuze ngo ziregenze UPI urumva ko zinegeranye ubwazo kugira ngo hagaragazwe ko uwo mutungo ufite ako gaciro, kuba hari inyandiko igaragaza ko nyiri umutungo ufite UPI 33,98 ari we Nyirarukundo Venantia yamutije ingwate kandi yari yarapfuye. Ako kanura kumvishe no uyu mutungo yatanze rero ni wa Nyirarukundo Venantia, urumva? Kandi uwo Nyirarukundo yari yarapfuye, yipfiriye kera ntabaho. None se yatanze ingwate ng'umuntu wamutije umutungo kandi yarapfuye hashize imyaka myinshi umuntu yarapfuye. None se ubwo ngubwo ko kanura ako turaza kubigarukaho. Komeza dusomere. Hari ahantu wumvishe aho Nzizera Aimable mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yaremeye ko yatanze ingwate mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yaremeye ko yatanze ingwate y'inzu ifite agaciro ka miliyoni 71 hashingiwe ku igenagaciro ryakozwe na Karemera Romardi kandi ifite agaciro ka miliyoni 3,751. Tubanze tujye mu bugenzacyaha muntu za mu bushinjacyaha turebe ese Nzizera bazwi ibi bintu yabibashijwe ate, ni ibiki yabashijwe, ni ibiki yasubijwe. Ni ibiki yasubije. Bagiye Yengi ibyo yabashijwe mu bushinjacyaha. Uretse gato ongera unyereke turebe nimba ubu ni ukubaye inkuru mfite n'ibimenyetso. Urumva? No nsi wajuje noneho barahera. Uri kumva? Ibi ni ibyabashijwe mu bushinjacyaha. Nzizera abazwa ibyisha abantu barihangana tubaza ni ikiganiro. Mbere na mbere Nzizera yabashijwe yabashijwe ikibazo cya mbere ufite ukunganira cyangwa urisubiriza. Arasubiza ngo ufite abanyunganira babiri, Maître Ntwari Justin na Maître Munyamashara Fonyo patient niba ari patient niko yitwa. Ibyaha wamenyeshejwe ukekwaho urabyemera? Zizamusubiza hari ibyo nemera, hari ibyo nemera n'ibyo ntemera. Wasobanura ibyo wemera? Nzizera atangira ati uwo ni Nzizera wabyivugiye mu bushinjacyaha. Aravuga ati nemera ibijyanye na expertise natanze muri Equity Bank hari umunyakenya witwa Boniface Kitenge wari credit manager, ariko uwo yaje kugenda ansigira undi munyakenya ariko wo mu bwoko bw'abakikuyu. Mu bwoko simbuze wenda muri Kenya simbize niba hari mu bwoko simbize, sibyo? Ariko ntazi amazina, bivuze ngo Nzizera ntabwo arazi amazina y'uwo muntu. Yagize iki gihe atayazi niba koko ari byo cyangwa se atari byo. Kubijyanye na expertise kuko nari nkeneye amafaranga muri Equity, abo banyakenya bangira inama yuko nafotora inzu nini bashakira umu expert urabazi aba expert wagiye i Nyanza afotora iyo nzu ikaba ari iyanjye ifite UPI 33,99.
iyo nzu ifite UPI 33,99 avuze ko ariye sibyo kandi mu kuyigura ni ya nzu ya wa muntu imwe nini uri kumva yavuze ko agiye kubaha amafaranga kugira ngo ayigure abaha sheke zitazigamiwe urumva ko kantu bon ikaba iyo nzu ikaba ifatanye n'iyo UPI ya 33,98 bimwe navugaga natanzeho ingwate muri Equity ngewe icyo nakoze ni ugutanga icyangombwa kiriho UPI 33,98 cy'uwitwa Nyirarukundo Venantia uwo mutungo ufite UPI 33,98 wa Nyirarukundo Venantia nari narawuguze ariko nawuguranye na family ya Nyirarukundo muri 2016 kuko we yari yaritabye Imana kandi hari aho bigaragara ko yamusinyiye bari barawuguze ari ngo yitabye Imana ryari hashize imyaka myinshi ingahe ntihabuze nk'imyaka nka 25 kandi umuntu ngakaba yaramusinyiye umuntu akaba yaramusinyiye muri NDABIVUG sibyo NZIZERA amusinyiyeho biragaragara narawuguze ariko nawuguranye na famille okay yari yaritabye Imana nahaguze miliyoni 6 urumva miliyoni 6 nishyuye miliyoni 800 ayandi nagombaga kuyaha undi muntu wo muri famille ariko n'ubu ntabwo araboneka ikindi nuko hari undi mutungo natanzeho ingwate y'uwitwa Dushimimana Pierre na Mukantaganira Beata expertise yakorewe iyo nzu nayo irimo ibinyoma kuko nayo iriho ifoto twashyize kuri expertise idahuye niyo UPI bimwe navugaga ibyo bintu nombaza ngo ubwo byakoraga ndi uwo muntu weditingaga ibyo bintu niwe ngiye kubabwira ikindi nuko kuri montage yizo ngwate nyine ingwate bita Kiza Vincent n'umugore we Josiane Uwase banze gusinya ibo banze gusinya urumva nta ngwate bamuhaye banze gusinya kuko twari dufitanye ikibazo wa munyakenya nigeze kuvuga niwe washatse umuntu ngo witwa Saido w'inyamirambo niwe wahimbye izo sinya zabo bantu no kuri montage ya Nyirarukundo Venantia yakozwe yari yaramaze gupfa nawe byakozwe nkuko byakozwe kuri Kiza Vincent bivuze ngo Saido niwe wanahimbye yasinya ya wa muntu wapfuye tuvugisha ukuri uyu muntu niba yarabashije kuba yafata ifoto yindi nzu akayishyira muri UPI yindi bakayiha igena agaciro rya miliyoni 71 aho ngaho muri iyo UPI kandi ibikorwa birimo bihagaze miliyoni 3 n'ibihumbi bingahe urumva uwo muntu atari umuhanga bikomeye cyane ariko ibyo ndegwa hari n'ibindi nakoze birimo amanyanga numva navugira rimwe sasa urumva mu byo yakoze urumva NZIZERA yakomeza yavuga ati ariko uretse ibyo ndegwa hari n'ibindi nakoze birimo amanyanga numva navugira rimwe hari muri Ecobank aho nasabye umwenda wa miliyoni 200 nza gutanga ingwate zitarizo hari nk'ingwate y'uwitwa Mushimiyimana Christophe na Kayitesi Chantal nabasabye ko bantiza ingwate ariko bantiza ikibanza kiri mu Kagarama ariko muri banke nkorana n'umukozi wo muri banke witwa Arani wamfashije gushaka expertise bashyiramo ko hari inzu natanzeho ingwate kandi ari ikibanza kugeza aho nabonye iyo nguzanyo kuri iyo nguzanyo kandi kari icyari ingwate natanze cyari ikibanza urumva ko atari ubwa mbere yabikoze no muri Ecobank
biragaragara ko yatanze bamutije ikibanza iwashyiramo inzu. Afashijwe n'uwitwa Alan, turaza kumubona no kuri Equity ngo niko byari byaragenze. No muri Equity nuko byagenze. Abo ukibaza banke zo zarebaga. Sibyo? Ahandi sibyo? Natijwe na Kayihura Emmanuel na Mediatrice, naho hakorwa expertise twashyizeho agaciro kari hejuru ugereranyije n'inzu yari ku byangombwa. Hari n'undi wantije ingwate kuri iyo nguzanyo ya Ecobank. Ubu twageze muri Ecobank, Nzizera ari kwirega mu bushinjacyaha byakoze, arimeze nk'uri kwicuza, sibyo? Muri Ecobank Mutesi Alice nsimbutsera bakomeje. Okay. Iyo nguzanyo yo muri Ecobank witwa umuntu witwa Mutesi Alice kuri kontara twasinyanye twese n'abantije ingwate, we ntabwo yasinye, ahubwo wa muhungu witwa Saido niwe wamfashije aza kuri banke kwa Alan Ngoga arasinya mu mwanya wa Alice Mutesi. Ndakumva neza gatanu. Ibintu uko bikomeje kugorana. Urumva Mutesi? Hanyuma ya wa muntu basinye yapfuye. Wa muntu basinye yapfuye. Yarapfuye. Yarongera arasinye. Oya. Habonetse ko hari nundi uyu witwa Saidi yagiye kuri banke kureba Ngoga Alan, kandi ndaza kuberekaho Equity Bank irega Ngoga Alan na Nzizera kwiba banke. Bikumva ariko rubanza Nzizera ari kuburana ubaka kanya. Ese yibye banke koko? Ese urumva ko atari ukuyiba. Ese amafaranga yarishyuwe yose nta natano yishyuwemo. Akuguza uze kwiba banke uko nawe bimeze. Nese ubwo urumva atari umubare wa danje ahubwo yakubise. Nese kwiba banke najyaga ngira ngo nukugenda muri banke ugaterura ugafata imbunda ukagenda ukarasuka. Ngabyo tujya turana. Aba nabahanga Mr. Urumva? Nzizera rero we na Alan sibyo? Bafashe Saidoxi asinyira uwitwa Mutesi Alice muri Ecobank. Urumva? Ariko nanone muri Ecobank hari n'indi credit ya $120,000. Nituvuye ku ya 200. Bivuze ngo hari n'indi credit ya $120,000. Nzizera avuga ko yahawe mu mpera za 2016. Ikibazo kirimo nuko twashyize muri expertise inzu, kandi uwo mutungo ari ikibanza cy'uwitwa Rwamuningi Evariste. Uwo nundi mushyashya. Wumve ko nanone aho ngaho cyari ikibanza bashyizemo inzu nk'uko babikoze mbere. No kuri expertise nabifashijwemo na Alan Ngoga. Alan Ngoga urumva yari umukozi wa Ecobank. Biri kumwumva? Yego. Kubijyanye n'amasheke hari iyo nahaye Kiza Vincent. Biri kumva? Mwishyura trashe ya mbere ku nzu twari twaguranye, ariko agiye kuri banki imwima amafaranga. Uribuka hano nakubwiye ngo iyo nzu yabahaye sheke itazigamiye kugira ngo bigaragare ko baguze. Urabyibuka? Ndabyibuka. Abadukurikiye barimo barabikurikirana neza. Fata udupapuro n'udukayi mwandike. Twageze mu masheke rero. Kiza Vincent bamuhaye sheke, urumva? Yo kugira yo muri banki imwima amafaranga. Urumva? Impamvu rero itayamuhaye yariyo. Okay. Aha yamwishyuraga taranshiye ku nzu twari twaguze, ariko agiye kuri banki bamwima amafaranga kuko nari naragujije banki ya Equity. Bamenye ko nta mafaranga y'amafaranga bampaye nayaguzemo inzu atakoze cya gikorwa. Wibuka ko yagomba kujya kubaka iki niba bikurikira.
Agomba kujya kubaka. Amafaranga Equity yamugurije. Ntabwo byibuka. Agomba kujya kubaka amafaranga Equity yamugurije. Amafaranga Equity yamugurije reba muri document. Urumva? Ariko ufite ibipapuro byinshi, ibyo bipapuro byose baze ngo n'umuntu ntabwo bigusaba gusoma. Kubaka urumva yamugurije kubaka ikigo nderabuzima cya Nyamiyaga. Ayo mafaranga nyine Equity yamugurije amafaranga yo kubaka ikigo nderabuzima cya Nyamiyaga. Noneho uyu Kiza Vincent bamuhaye sheke kubera ko igihe cyo kwishyura Equity cyari cyarageze. Agezeyo asanga iyo sheke nta mafaranga ariho kuko na Equity yari tarishyurwa. Equity mutereraho cash. Aho na hambere. Ayo mafaranga yose ari namuhaye sheke ya $2,000,000 yoya. Ayo mafaranga yose sheke yarayimwishyuye yashize ya $40,000,000 aha yarabeshye. Sibyo kuko urwo rubanza hano ndarukwereka. Kuri konte ya muri banke Populaire ayandi namuhaye sheke ya $2,200,000 iyo nawe yarabeshye yo muri Giti Bank. Ya Giti Bank nayo ifite ikirego cya Nzizera. Ndakeka kuri sheke ya Siboniyo Jean Paul iyo sheke yaribwe yabeshye ko yibwe sibyo ariko haraho yabyemeye mu rubanza rwa Equity ariko mbo iyo sheke ideni nari mfitiye ikindi nuko umukono ugaragaza kuri iyo sheke ntabwo ari uwanjye ariko sinyatire yo ni yanjye urumva kuri uyu umuntu sheke wowe gasinya ukamubwira ngo andika bintu ni bibi umuntu dukurikiye umuntu naguha sheke ajya asinya yanayujuje yanayuzuza urumva ukuntu Nzizera aha ngaha yibye umuntu fresh we yasinye sheke yarasinye aramuha ngo awuzuzeho amafaranga bumvikanye arayumvikana agize kuri banki Nzizera ahita ahamagara kuri banki ngo yibwe sheke urumva iyo banki yahamagayeho Nzizera nawe yari yaratseho credit ya $200,000 arangije anakaho credit nanone ya $120 arangije atuma wibuka ibyo bintu byose Nzizera akora ntabwo abikora mu izina rya Nzizera gusa abikora muri company ye yitwa BES nibyo ra BES bashatse kuvuga iki simbizi ubusobanuro burambuye niko handitse ariko hano niba na I na S company limited nyine ya Nzizera rero $40,000,000 yibye sheke ya $40,000,000 nayo bateyeho cash yuko nta mafaranga ariho sibyo okay izi za sheke ho ni nyinshi pe ni nyinshi ziragera muri 20 kubijyanye na expertise wagiye uhimba ufatanyije n'abakozi bo muri izo banki abo bakoraga izo expertise bari bazi ko expertise bakoze zirimo ibinyoma ubwo ni umushinjacyaha niko mubaza Nziza yamusubiza ngo aba experta bari bazwi nabo bakozi bo muri banki ngewe icyo nakoze nukubishyura gusa hari icyo wongeraho Nziza yavuga ati icyo nongeraho nuko urumva icyo nongera nuko hari sheki ebyiri natanze ariko abona zihaye ntabwo baraza kundega umugabo no muhanga urumva arireze cyemera ko hari sheke ebyiri natanze ariko abona zihaye ntabwo baraza kundega zize nzagukora amafilimi yaza umunsi wazaza wapi aha ngaha ni umutego wo kugira ngo nibaze kumurega abakore nk'iba ari gukora Equity agaragaza ko n'ubundi muri rubanza ari gukora Eco Bank agaragaza ko mu rubanza rwa Equity yabyireze kuko urumva aha ngaha sibyo arimo aravuga ati ibibazo byose ndi kuregwa muri Equity nabivuze ibibazo byose ndi kuregwa muri Eco Bank nabivuze mu rubanza rwa Equity
ahubwo ukibaza ibyo ko Equity mu rubanza rwa Equity ko baguhaniye ibya Equity wowe wari wakureze Eco Bank uri kwiciye Equity uyihuza na Equity uri kumva urumva ubwenge ari gushyiramo bivuze ngo byose ari kubivuga kugira ngo nibajya no kurega azabwa ati ngewe iki kirego narakiburanye Wewe naguri kubyumva neza ndakubyumva neza iki kirego narakiburanye zino miliyoni muri kundaga zino sheka nabahaye narabiburanye ariko yabiburanye ntawe bimureze ba nyine ubwite se kuba noneho yabiburanye ntawe bimureze byibuza yabishyuye nibyo turi burebe harabona natanze ariko harabona hari sheke ebyiri natanze ariko abona zihaye ntabwo baraza kundega hari unguka bank hari sheke nahaye uwitwa Gahunde Jean de Dieu ifite agaciro karenga miliyoni 16 yo muri unguka bank hari na sheke ebyiri nahaye umuntu umwe Mupenda Ramazani yari hari iya 3,500 badura ngo Mupenda Ramazani yamuhaye iya 3,500 uramuzi yahaye Mupenda Ramazani ngo sheke ebyiri sheke ebyiri imwe ari ya 3,500 indi ari 6,000 zo muri Karine Bank Karane ni Karane iraka naharanya bwo gira hari ngo sheke zaza gukora iki uretse tuye ko yabishyizemo muri Karane Bank nazitanze ari nka garanti ari nta mafaranga ari kuri konte maze gutekereza kubyo nakoze byose nagiye mbasobanurira urumva ni nka garanti ariko NZIZERA yazaga wenda akaza kareba nk'ahantu akavuga ati mwebwe reka tuvugane amafaranga yene nakandi amafaranga muri banke ndaza amafaranga niba yama ndaza mpite nyaba bikarangira amafaranga banke yamuhaye na babandi ntayabahe bajya gukura amafaranga kuri konte ko NZIZERA amaze kuyakuraho banki ikagaragaza ko nta mafaranga ariho yagombaga kubateraho kashe bakajya mu nkiko none NZIZERA arabyireza nuko ngo se wenda ngo abasinyiye byagenze gute nyine nago ndi kubyumva nuko ngo ngo handitse ko yazitanze nka garanti nyine bamuherezaga wenda ashaka nko kugura ahantu akaza akaba atimereza sheke akagusinyira sheke we gusinyira agasheke y'amafaranga reka ngusobanurire wenda nk'ubu uraje urambwira ati mani rero natsindiye isoko iryo soko natsindiye rihagaze miliyari kandi nta mafaranga afite yo kurikora ntizi ngwate nitange muri banke bayame wenda ahita mfata ndaza nkora isoko nzaguhaye ushobora gusanga aya mafaranga ari muri ubwo buryo yagiye abikoramo noneho banke yo yamuha amafaranga rya soko ntarikore na babantu ntabahe ya mafaranga ahubwo abantu bajya kuri banke bagasanga ya mafaranga ntayariho nayo banke yamuhaye akayaheza yes icyo gihe rero kugeza ari nk'ingwate ariko ngo yagiye abasobanurira bose umva abafite amadeni urukiko ubwo kugira ngo mbashe metere rero juste ni wahise afata ijambo oya metere juste umushinjacyaha yahise abaza urumva agiye kubaza n'aba metere NZIZERA amaze gusobanura n'ibindi yakoze kubyo yongeraho metere amubwira ko abaza metere juste hari icyo wongeraho juste aravuga ati twasabaga ko yafungurwa by'agateganyo nubwo rwose yemeye icyaha kuko afite adresse izwi kandi akaba afite ibikorwa byinshi kandi bifitiye inyungu abaturage muri rusange bityo arekuwe by'agateganyo yashobora kuramira ibyo bikorwa tumaze kuvuga ibyo turabisaba dushingiye ku ngingo ya 98 ya CPP cyane ko yagize n'ubutwari bwo gusaba imbabazi
kandi akaba yarishyuye umwenda yari afitiye muri Equity Bank. Ahanga Equity Bank hakana yivuye inyuma ko aya mafaranga itigeze yishyurwa. Sinzi ibe none wumvishe ahantu ko urubanza rwa Equity ariko Nzizera yirezemo Eco Bank. Ariko nanone uko twatangiye tubibabwira ibi ni by'ubushinjacyaha, urubanza nyirizina rwa Equity Bank nguru. Sibyo? Reka turebe uyu mwanzuro waciwe ute. Mbere yuko dushingiye kuri sheke zitazigamiye, niba iyo umuntu atanze sheke itazigamiye agomba kugira hamwe n'icyaha, agomba gufungwa ndetse akanahanishwa agatanga amande angana n'amafaranga ari kuri sheke inshuro zirenze 5. N'aya mafaranga Equity. Tujye ku cyemezo noneho cy'urukiko. Ahanga urukiko rwemeje ko ngoro hano icyemezo hara ni mu bujurire Equity Bank yajuriye. Akoze amapuro. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko Nzizera Aimable adahamwa n'icyaha cyo kwambura ikintu cyundi hakoreshejwe amayeri. Nk'umucamanza, bwana mucamanza wavuze ibi bintu. Tuvugisha ukuri. Ukurikije ukuntu urubanza warwumvishe, nk'uyu mucamanza wavuze ibi bintu ko Nzizera Aimable adahamwa n'icyaha cyo kwambura ikintu cyundi hakoreshejwe amayeri. Ibi Nzizera ubwe yivugiye, uri kumva byari ukuri. Aya manyanga yose yavuze ntabwo ariyo mayeri. Aho hantu hari akabazo, dukomeza. Rwemeje ko Nzizera Aimable ahamwa n'icyaha cyo gukoresha inyandiko irimo ibinyoma no gutanga sheke zitazigamiwe. Iki cyaha ubwacyo cyo gutanga sheke itazigamiwe nuko bafata za sheke zitazigamiwe bagakuba inshuro 5 ndetse akanahanishwa n'igifungo kiri hejuru y'imyaka 5. Niba ari kwingingo ibe sheke zitazigamiwe harya dutanyije twasanze zijya muri miliyoni zingahe? Zirarenga 300. Miliyoni 300. Ubwo arakuba 5 agasaba gutanga miliyari 1.500. Miliyari 1.500. Abari bwahereze nde? Ubwo wenda urukiko rufite ukuntu yagabanya wenda na banyira y'amafaranga nabwo bakagira amafaranga rusigana. Sinzi ukuntu nyine bihita birangira. None wumve ruhanishije. Urumva? Ruhanishirije izahabu ya miliyoni 4 mu gihe yari guhamwa n'icyaha cya sheke itazigamiye nk'uko kimuhamye, agahanishwa ihazabu y'amafaranga ari kuri izo sheke inshuro 5 kuri izo hazabu. Sibyo? Ariko hano umucamanza amusabiye miliyoni 4 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe atayishyura mu gihe cy'ukwezi kumwe kuva urubanza rubaye ndakuka agakurwa mu mitungo we ku ngufu za leta. Ubwabyo haho harimo ikibazo. Bwana mucamanza, nzifite indi dokima nzagaragaza. Urumva? Noneho nawe ikuzana. Ngo iki? Nzazana dokima igaragaza amanyanga nawe wakoze muri urukiko, ubujura nawe wafatanyijemo na Nzizera. Ko amakuru mfite nawe yarakwambuye. Dukomeze. Umucamanza sone ninde?
Hakuzimana Jean Damascene umucamanza ndetse ku ruhande hariho Nkundimpaye Ismail yari umwanditsi icyo gihe. Noneho urukiko rwemeje kutakira ikirego cya Equity Bank cyo kurega indishyi muri uru rubanza. Tekereza mu gihe Equity Bank yari iri kuregera indishyi. Urumva urukiko rwarabyanze ruvuze ko Nzizera Aimable asonewe amagarama y'urubanza kubera ko afunze akaba ahererejwe ku isanduku ya leta. Nzizera Aimable atahacyo yaratashye icyo gihe yaratashye ntabwo Nzizera Aimable se afunzwe si ikiyaziraga. Urumva nawe utekerejeho dukurikiye niba umuntu yemera ibyaha bingana kuriya agakora amanyanga angana kuriya agatanga amasheke abo ba nyir'amasheke ntibahawe amafaranga sibyo yabyo ibyo bari bakoze babitanze. Hari n'umuntu wampamagaye ambwira ko ngo yakoranye na Nzizera amuha abakozi b'abafundi n'abayede ariko Nzizera akamubwira ko azajya amuhe iyo kampani azajya yaha amafaranga buri kwezi ayaha mu kwezi none iyo kampani ikajya ihemba abakozi babo. Iyo kampani ngo yarahembye kuva ku munsi wa mbere abakozi batangiye kugeza kuri 30 Nzizera bakuzaho. Asuneka mwazi iyo kampani wifuza ni iki buriya kuri Nzizera ni iki wifuza kuri Nzizera nuko yafungwa koyo gufungwa se nicyo cyambere cyo wifuza ni iki ahubwo abantu bamenye Nzizera imuntu ki n'abantu bamwizera Nzizera n'ubundi abantu bagumye muri Nzizera niba bamenye ibi byo biraza kukungura iki biraza kungura se ngewe cyo birungura abanyarwanda byakazi kandi kubakora nk'umunyamakuru ndi kubahahira amakuru ku gihe sibyo mbo ikintu rero kiriho abantu babasha gutandukanya ndetse n'umutego Nzizera ari n'abamwunganira bari gushyira muri mu rubanza rwa Ecobank barashaka kugaragaza ko iki cyaha yarezwe muri Equity yagihaniwe kuko yavuzemo n'ijambo Ecobank mu rubanza sibyo ariko se biravanaho ko ibyo wabikoze. Niba wenda tuvuge uyu munsi wenda ndarwanya nkomerekeje umuntu ndavuze ati hari n'undi nakomerekeje uwo muntu naza kundega bizavuga ko yireze. Abantu baza amategeko mutubwire duse nk'abakomeza wenda turi hafi kugana ku musozo. Yes tugana ku musozo ndi kureba mu bujurire Equity yajuriye Equity yajuriye okay ukuntu baruciye wenda kugira ngo abantu babyumve neza urubanza ukuntu rwavugaga. Urukiko rukuru ruri ku cyicaro cyarwo ruhaburanishiriza imanza z'inshinjabyaha mu rwego rw'ubujuriye rukijije mu ruhame uru rubanza none ku wa 12 ukwezi kwa gatatu 2020 mu buryo bukurikira. Haburana ubushinjacyaha ariyo uwajuriye Equity Bank sibyo uregwa Nzizera Aimable mwene Nyirankindi Celestine ndetse na Mukabarisa Domine. Nuko uko byari bimeze. Icyaha rero cyaregerwaga icyo gihe no gukoresha inyandiko yahinduwe cyangwa irimo ibinyoma, kubeshya umuntu mwagiranye amasezerano, gutwara ikintu cy'undi hakoreshejwe amayeri no gutanga sheke zitazigamiwe, ibyaha biteganwa kandi bigahanishwa n'ingingo za 318, 319, 372 na 314 z'itegeko ngenga nomero ya mbere kugeza nimero ya mbere akantu kaberamye 2012 OL ryo kuwa 2/5 2012 rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana RP 009113 akantu kaberamye 2018 akantu kaberamye TGI akantu kaberamye NYGE ubwo ni Nyarugenge niko wabyita. Icyaha nicyo Equity yajuririye.
imiterere y'urubanza ubushinjacyaha bwareze Nzizera Aimable mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku byaha byavuzwe haruguru buvuga ko kuwa 23/2018 Equity Bank Limited yahaye umwenda Nzizera ungana na miliyoni 217 yo gukoresha mu kubaka ikigo nderabuzima cya Nyamiyaga mu guhabwa iyo nguzanyo yatanze igenagaciro z'ingwate zirimo ibinyoma icyaha n'ubundi nka cya kindi ariko none aha ngaho ukuntu urukiko rwabikemuye ku cyemezo cy'urukiko rwemeje ko ubujurire Equity Bank bufite ishingiro kuri bimwe rwemeje ko urubanza yajuririye ruhindutse kuri bimwe bijyanye n'indishyi urumva rutegetse Nzizera Aimable guha Equity Bank indishyi z'akababaro z'amafaranga miliyoni 2 zikubiyemo ikurikirana rubanza n'igihembo cy'avoka rwemeje ko amagarama y'urubanza aherera mu isanduku ya leta umucamanza ari murererehe Sauda ndetse na Uwera metere ubwo ni Alisa simbizi wenda kowe yabisobanuye uretse gato sorry abantu mujya mutekereza kuri Nzizera ngo imanza ze biba bimeze gute nuko bimeze Nzizera nyine nuko afite umushinga wo kwambura amabanki sayo gusa hari nandi nzagenda mbereka ndetse nzanabereka n'uburyo Nzizera atangamo amaruswa ndetse n'uburyo akora ibintu biri mu bwenge bwinshi cyane ku buryo kugira ngo umutahure bisaba nawe kwicara ukamwiga gusa reka nkubwire wenda nk'imirimo yagiye yakira inguzanyo kandi iyo mirimo ntikorwe ntirangire mbega ntayisozanye naho nabo bavuganye urugero nko gusana akarere ka Muhanga muzagende muri Muhanga murebe ko ibyo bintu byarangiye n'umusanga byararangiye kubaka centre de santé ya Nyamiyaga ariyo yakiye yanguzanyo ya Equity miliyoni 217 yego sibyo kubaka agaciro ka Karongi kubaka isoko rya kijyambere rya Kibeho muri Nyaruguru kubaka gare ni kakagare gatoya kahano nabwo ni Kibeho nari Kibeho hamwe abantu baparika ubwo ni parking muri rusange sibyo Ikibeho muri Nyaruguru kubaka amazu ya Karinines Masoro i Kigali ari amazu ari Masoro kurangira gutera ariko nayo bazajyayo kubaka icyo gihe ayo mazu yishyurwaga na polisi niyo yari yamenyemo amafaranga kubaka mini marché y'imbuto ya Gisagara kubaka inzu y'amashyirahamwe b'abahinzi mu karere b'abahinzi b'ikawa mu karere ka Huye aho niho nabashije kugera na hano 8 nabashije kugera ariko nsanga Nzizera hose ntago byagenze neza yagiye abambuye mwibuke ko hari naho n'inkuru zigiye ziri ku binyamakuru yuko Nzizera n'abaturage bamufatiraga mu nzira bakajya kumubaza bakamujyana kuri polisi ngo yarabambuye nuko Nzizera rero ubu aho bigeze nzabazanira uburyo Nzizera yagendaga atanga amaruswa nabo yayahaga abamufashaga bane bamukingiraga ikibaba duhereye kuri Ecobank uwitwa Ngoga Alani nawe warezwe na Equity ari kumwe na Nzizera ubwo bafatanyije kugira ngo Nzizera abone inguzanyo ariho twabonye Sidox nabwo ko yagarutse mu rubanza rwa Equity ariko mucamanza rukiko ruzi ko ruri mu kibazo cya Nzizera kuri urubanza nawe Nzizera ari kuburanaho Nzizera gushaka kubatega umutego bigaragarira muri iyi cabinet d'avocat iyi ngiyi y'uru rubanza aho Nzizera ari kuvuga ko ibyaha Ecobank iri kumurega yabihaniwe muri Equity ibyo bintu ntabwo ari byo sibyo ndagura urugero
muri Eco Bank ubu ngubu afitemo case ivuga ko yahimbye cyangombwa cy'ubutaka. Sibyo? Muri Eco Bank ntacyo yazize. Kuba guhimba cyangwa cy'ubutaka ukagitanga mu ngwate, banki ikagwa amafaranga ufashijwe n'abakozi b'iyo banki. Abakozi bo muri banki bo barakize babonye amafaranga. Reka tugane ku musozi ahubwo reka mwibarize. Ubundi we na Nzizera ni iki kibazo mufitanye ku buryo wumva ko waharana kuza kwerekana amakuru ye, kuko ikigaragara cyo nuko nyine nagushimishijwe n'irekurwa rye. Arafunzwe se Nzizera? Ahubwo ntago nshimishijwe n'irekurwa rye guteze kandi adafunze. Nyine nagushimishijwe nuko adafunze. Nonye mikubwire ndi umunyamakuru. Nagiye njya mu manza za Nzizera. Hanyuza impapuro zose kuki wazitwaje? Kuya abantu bamenye ko ibyo mvuga byose mba mbifite ibimenyetso. Ibimenyetso se ko bimo nari impapuro nta dufoto tumwe na tumwe ufite. Ahubwo se ureka uzishyire muri nusa. Kanziguhe uzishyire, kanziguhe kuri WhatsApp uzishyire. N'umuntu abasha kwisomera urwo rubanza y'ibintu byagiye hanze biba byagiye hanze nyine. Sibyo? Ariko Nzizera ntiyumve ko hari undi mutima mubi wundi. Icyo ngamije ni ukugira ngo we Nzizera ibyo wakoze. Sibyo? Abantu babimenye batazongera kugwa mu mutego uba wabajyanyemo. Hari benshi cyane wagiye uhemukira, hari ibyo wakoze bitari byiza. Ngo wabonye ikiganiro cya Dantoni Gasigwa avuga ko yakoze ikiganiro ukamukubita. Ukamukubitisha. Icyo gihe yirirwa kuri ribarega. Wowe ntabwo ufite ubwabo ko ashobora kugukubitisha? Ahubwo kunyicisha. Naho kunkubitaho n'ubundi yankubita nkasigarana umunwa. Kontara yanjye n'ubundi n'itangazamakuru ni umunwa. Nakuka kereka rero ibyo bishize. Ariko njye Nzizera ntago mutinya. Ukafite ubwabo ko ashobora kukwicisha kubera iki se? Nzizera ariko yanakurangiza. Ibyo nabyo nzabigaruka. None kuki utari kubitinya se? Ntago natinya Nzizera kubera ko n'abaturage ngiye nkorera. N'abaturage njyaho nkavugira ibyabo. Ibi byose byaguyemo abantu. Uri kubyumva? Harimo abantu babihombeyemo. Ubu aka kanya nubwo izo ngwate yagiye agira ziracyari muri Equity, ziracyari muri Eco Bank n'andi mabanki. Ejo bundi Equity izateza imanza itangire iteze cyamunara za ngwate kuko koko biragaragara ko ari umuntu wazigize kandi harimo n'ababisinyeho. Ubaze ejo bundi noneho tugize gutya nawe tukabona amakuru yawe. Nawe hazaba undi munyamakuru nawe wabikoze. Reka ngushimire urakoze cyane. Ongeho ikintu cy'ugomba kubanza kumenya nuko njya kuvuga ikintu nabanje kugira. Reba nk'urubanza nka Theogene nibishaka. Nabwo ati ngiye kwiga kuri nibishaka Theogene nzaza mubabwire. Ejo bundi ntiyafunzwe. Sibyo? Tuzamukora ikiganiro. Kubera ko nabivuze. Ariko reka mubaze wenda tugana ku musozo ni nk'icyo kintu wabwira abakunzi ba BigTown TV umuntu kubonye bwa mbere kuko numvise uzi gusesengura byinshi bitandukanye yagusanga kwanza. Uraza kuba nimero yanjye urayishyiraho abantu ariko ngiye nakira abantu bafite ibibazo. Abantu bafite ibibazo bakeneye ubuvugizi, bakeneye ko ikibazo tukigaho tukareba iki kintu niyo rwaba ari urubanza rwaciwe rute. Ese niba utaranyuzwe ko twe turagufasha. N'urubanza umuntu ajyamo nk'umunyamakuru akareba akabona ko urwo rubanza nta manyanga arimo. Ahubwo wananiwe kwakira ibyavuye mu rukiko. Icyo gihe rero turakubwira tuti nyine gumuko ihangane nuko byagakwiye kuba byaragenze. Natwe tubona harimo amanyanga turabireba tukabishyikiriza n'inzego zibishinzwe. Niyo mpamvu n'ubu ngubu tuba turimo turabivuga. Wowe cyufasha abantu no kureba mbese ni nko kureba abantu barenganyijwe mu bintu by'ubundi mu manza zabo n'ibindi mu buzima busanzwe ariko bifite aho bihurira n'amakuru. Hanyuma se iyo uyifashe abantu barenganyijwe mu manza zabo wenda ubafasha mu we buryo nkuko ndamwigira urubanza nkareba ese uyu muntu uru rubanza bagendeye ku kibarukata nkareba ko urumva deja no kugira mbone n'izi mapuro zose ubona ko nizo mu rukiko nge mvuga ibintu mfite ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ndaza ngo numvishe nkuko wenda bashobora kuza kuvuga ati twarumvishe ariko ngenda nkabanza nkajya mu rukiko nyirizina nkumenye se uyu muntu wagize ikibazo iki n'iki bimeze gute ese kuba ubaka kanya bimeze bite tuzakora ikindi kiganiro noneho
duhamagara n'abantu bo muri Equity sibyo duhamage muri Equity twumve se amafaranga mwarishyuwe nabwo bakubwiye ko batishyuwe sibyo namwe ubwanyu mwakora research mukagenda mukareba ibyo navuze rero kubijyanye na nzizeraho nuko nzagaruka kuri indi step ivuga noneho nzizera se abantu bamufasha ni bande abo nabo tuzababona mu yindi step ariko ubangu aho bigarukiye naho ngaha aho tubonye ko nzizera ashaka guheza Ecobank akoresheje urubanza yagiranye na Equity nubwo narwo rutaciwe neza sibyo rurimo amanyanga menshi cyane kuko abangaba basheke bose bakuyeho sibyo rero reka dutanga nimero yanjye nibyo byiza nimero yanjye ni 0783 44450 0783 4350 social media ukoresha ni Amani Atari hose aho Facebook ni Amani Atari Instagram na X byose ni kimwe ni Amani Atari wananyandikira kuri WhatsApp cyese ukamamagara ariko ufite nyine ibyo ugiye kumbwira warahohotewe mu bijyanye n'imirimo warahuye n'ibibazo mbega bijyanye ibintu nyine ubutabera utabonye ukaba ushaka ko tukurebera nibi koko ibyo bintu ariko byagenze nta yindi nyungu yindi tubikorana kugira ngo abanyarwanda babone ubutabera kandi bunoze ikibazo cya nzizera rero nuko bigenze zakomeze urakoze cyane izindi episode urakoze cyane reka mushimire nibutse abantu ko ushaka gutembera ahantu heza wagenda ahantu bita kuri Believer Believer ni ahantu heza habera ibikorwa bigiye bitandukanye habera amakwe ibintu byinshi cyane so akaba hahereye hano ku murenge hafi n'umurenge wa Kicukiro muhagere tuhagane turi mwe namwe tuzajya tugenda tunahabatembereza namwe mubibone abakunzi ba BigTown TV reka mbashimira